Dore mwana wanjye ntuzashaka ukiri muto cyane uzaba uretse oya reka mwabantu umeze mu byihorere dore kasaza baretse namukubita namukubita nafata inkoni nkamucira aramutse ajya ashatse akiri muto cyane cyane wese ukorera tukiri mutoya oya ngiye reka umugambi w'Imana nta wamenye wese umugambi w'Imana ubaye oya mana yanjye mana wowe ukunzi nagenda nkiri muto kwijya oya mwabana ariko gushaka ukiri muto ni byiza ariko Hello guys, nizere ko mumeze neza kuri mwe mudahwema kudukurikirana no kuri channel yacu ya YouTube ni Ndigi News nk'ibisanzwe ikaze. Banje gusuza mwe mudukurikiye mu impande zitandukanye z'igihugu abari amajyepfo amajyaruguru uburengerazuba uburasiro bwaryo ndetse namwe murereye mu ntara y'umujyi wa Kigali nizere ko mumeze neza. Tugarutse n'amakuru yo kugenda acicikana no ku mbuga nkoranyambaga n'amakuru atari meza n'amakuru yo kugenda avugwa ku mukobwa wanyu mwakunze muri benshi bamenyekaye cyane mu ndirimbo zo kuramya ndetse no guhimbaza Imana. Akaba yitwa Vestina. Uyu Vestina akaba yaramenyekanye cyane mu itsinda rya Vestina na Dorcas rikora indirimbo zo kuramya ndetse no guhimbaza Imana. Uyu Vestina akaba aba muri Rebo cyangwa se amanagingwa n'umwe mu bastari mwamenye cyane hano mu Rwanda kuri social media by'umwihariko kuri YouTube Irene. Mu minsi yashize nibwo uyu Vestina na Dorcas bari mu gihugu cyo hanze bagiye gukora ibitaramo bye kugenda bakorera ahagiye hatandukanye by'umwihariko mu gihugu cya Canada urira mugabane wa Amerika. Ubu ngubu amakuru ari kutugeraho avuga ko uyu Vestina yabashije kuba yatandukana n'umugabo we ndetse ko ari kwaka divorce. Umugabo we akaba yitwa Idris bari bamaze amezi 3 basezeranye byemewe n'amategeko cyangwa se mu buryo bwemewe bwose yaba mu rusengero yaba mu mirenge bari bamaze amezi 3 basezeranye. Ubu ngubu amakuru ari kutugeraho akavuga ko Vestine yabashije kuba yakaka gatanya ndetse ko adashoboye kubana n'umugabo ukora nka uriya. Ati uriya mugabo we ati ni inyamaswa ibintu amukorera ntago bibaho, ati ni umugabo utarangiza ndetse iyo bari mu gikorwa akora nk'imashini cyangwa se nk'imodoka, afite byinshi cyane bapfuye by'urugo buriya ntago twabimenya. Muri video nabanjije wagiye ubona ko Vestina yajyaga abwira Dorcas ati ntuzashake ukiri mutoya ati ibyo bintu byihorere. Vestine we avuga ko ubundi usibye ko avuze none ko yatandukanye n'umugabo we bari bamaze ubundi igihe kirenga amezi 2 ndetse atavugana n'umugabo we cyangwa se nta kindi bahurijweho baratandukanye uretse ko batari barashyira hanze ko batandukanye. Kuko mu minsi yashize hari inkuru zagiye zicicikana ku mbuga nkoranyambaga zerekana cyangwa se zivuga kuri Vestine zivuga ko atameranye neza n'umugabo we cyangwa se urugo rwabo rutameze neza. Abantu bamwe akagenda avuga ati se ni gute bataba bameranye neza bamaranye igihe gitoya abantu bamaranye ukwezi kumwe cyangwa se amezi 2 ni gute bataba bameranye neza. Ati ni ibihuha cyangwa se ati muri kubaharabika. Ariko ubu Vestine ubwe akaba yishyiriyeho umucyo avuga ko ubwe yaciye divorce cyangwa se atandukanye n'umugabo Idris. Ni inkuru iri kugenda igarukaho n'ibinyamakuru bitandukanye hano mu Rwanda by'umwihariko harimo Igihe n'ibindi binyamakuru bitandukanye bigiye bikomakomeye bivuga ko Vestine yatandukanye n'umugabo we ndetse divorce yabo yemewe ndetse ko ari ugutegereza kuba bakandikirwa cyangwa se basomerwa n'urukiko naho divorce ikaba yemewe. Hari benshi cyane mu minsi yashize bavugaga ko Vestine yishutse cyangwa se yibeshye kuba yajya gushaka akiri mutoya ndetse ko azicuza. None se bamwe bakagati nibyo bimugarutse ko ajya gushyingirwa baravuze ati uriya mwana arishutse cyangwa se uriya mwana ibintu akoze ntago bibaho. Ati yabanza agatuza tubushyuhe afite abukuye he. Ubu bamwe bari kuvuga ati izi ni ingaruka zo gushaka ukiri mutoya cyangwa se utarakura, ati wasanga ari ubwana cyangwa se ibindi bitandukanye. Ni inkuru itari gushimisha abantu batandukanye no ku mbuga nkoranyambaga. Ni inkuru wumva kuko ukumva irababaje. Abantu bari bashakanye bamaranye ukwezi kumwe cyangwa se bari bamaranye amezi 4 bakaba batandukanye kuko bakimara kuba bashakana cyangwa se bashyingirwa bamaze ukwezi kumwe dutangira kumva inkuru zigenda zififiswa no ku mbuga nkoranyambaga zivuga ko Vestine atameranye neza n'umugabo. Uyu Vestina mukamenye cyane mu ndirimbo yagiye akorana na Dorcas mu itsinda ryabo hari yitwa Emmanuel, hari yitwa Ibuye n'izindi nyinshi mwagiye mubamenyaho. Uyu rero Vestine akaba ari mu bihe bitamereye neza cyangwa se ubu akaba amaze kuba yatandukana n'umugabo we. Yavuze ko atazongera kuba yahubuka cyangwa se atazongera gufata umwanzuro ahubutse wo gushaka umugabo agiye kuba atuza. Hari benshi cyane bari kugenda bibaza ese
ko bari bamaze igihe kirenga amezi 3 babana nk'umugabo n'umugore. Ati ubu ngubu ntiwasanga yaba yaramuteye inda. Uyu Vestine rero avuga ko wehe akimara kubona ko atazashobokana n'umugabo wiwe Idris yagiye afata ubwirinzi cyangwa se yakoresheje imiti. Ubwo mu babimenyereye yagiye mu kuboneza urubyaro ahitamo kuko kutazabyarana n'uno mugabo kuko yarebye abona atazamubasha cyangwa se imico yiwe atazayishobora. Ahita avuga ati ngereka mbanze mbe nikingi. Hari benshi cyane bari kugenda bibaza ati se ubu ngubu ntashobora kuba yaramuteye inda bakaba bagiye kuba batandukana ugasanga asize amuteye inda. Na Vestine wehe ubwe yivugira ko nta nda yamuteye cyangwa se wehe ko yirinze ku giti cye kuko yabonaga atazashobokana n'uno mugabo. Hari ibinyamakuru byinshi bigiye bitandukanye biri kuvuga ko Vestine ashobora kuba yashutswe cyangwa se bamugiye mu matwi bakavuga ati tandukana n'umugabo wawe. Mugenzi we Lucas babana mu itsinda bakora indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, we avuga ko mugenzi we yamubwiye ikibazo afite ndetse babona nta wundi muti uhari cyangwa se nta bundi buryo bagikoramo usibye kuba yakakati force agatandukana n'uno mugabo wiwe kuko ibintu ngamukorera n'iby'ubunyamaswa ntago ari iby'umuntu. Ndagushimiyeho twabanye nawe ukigera kuri chaîne yacu bwa mbere ndagusohokana subscribe. Wari kumwe na Digi nk'ibisanzwe, kora share ndetse na comment kugira ngo utarajya ugenda ucikwanwa n'izindi nkuru tugenda tunyuza hano kuri chaîne yacu ya YouTube. Ndagushimiye.